reka dusome cyanditswe hanyuma mvuge kiri ku mutima noneho tuze kugira ngo ibintu byose bigerweho. Amen, haleluya. Mugwe neza nokuri kose. Bibiri iravuga ngo muri Zaburi 145 n'umurongo 21. Zaburi 145 n'umurongo 21 haravuga ngo akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose. Hari igihe umuntu agira umubiri akaba n'igihe nyine umubiri nawo ntunawugire. Urugero iyo ukoze impanuka hari ibice bimwe by'umubiri ushobora gutakaza, wa mubiri nyine ukagira ibice. Ariko hano havuze ngo abafite umubiri bose bajya bahimbaza. Amen, amen. Amen, haleluya. Abafite umubiri, akanwa kanjye kazavuga iby'Imana yakoze ni byinshi. Hari bimwe wakwibagirwa, ariko noneho nitugera noneho mu guhimbaza Imana, abafite uwo mwanya, abafite umubiri, ababishoboye tuzaduhimbaza Imana iteka ryose. Ntewe iteka no kuba ndi hano byo kuri nk'ibisanzwe umunsi wacu wo kuwa kane wo gusenga. Turashima Imana ko uyu munsi Imana yawuduhaye, by'umwihariko dushimira na Pasiteri Revera Pastor Jacques ko uyu munsi yawuduhaye, kadukomera Imana amashyi kubwe. Ntabwo byari byoroshye kuko hari izindi gahunda, rero kuzihisa nkaho zinjiye mu zindi byabaye ngombwa ko nyine tubimusaba, kandi abyumva umutima mwiza n'urukundo dukunda nk'urubyiruko nyine ashumbye. Rero turamushimiye by'ukuri kuko waduhaye umwanya. Hamya rero ndi hano nk'umuntu uhateraniye bwa nyuma. Si ubwa nyuma, wenda ni ubwa nyuma igihe ntazi kinini cyangwa se kinini kavuge gutyo, imyaka runaka sejo ayaye ni igihe, hari igihe nzogaruka, ariko hari igihe nyine maze ntaboneka. Ndi hano rero shima Imana yuko Imana yampaye visa, nkaba nitegura gusanga umuryango wanjye. Ni ishimwe rikomeye cyane. Ndagira ngo bifite uburemere kuri jyewe, ariko nawe uzumva kumara imyaka 5 utabana n'umuryango wawe, iyo myaka ni myinshi. Imyaka ni myinshi, habe n'amezi, habe n'icumweru, habe n'umunsi. Nza mbona abantu nyine bajya mu kazi bataha bakaza guhoberwa n'abana nk'abavuye ahantu kure. Kubera iki? Ni amasaha nyine abanyuzeho. Noneho ibaza noneho ngewe umaze imyaka, harimo iminsi ingana gute, harimo amezi angana gute? Imyaka 5 yuzuye ku itariki 28 z'ukwa 11. Ariko iby'Imana nyine yakoze ibikoze ibisoje muri uyu mwaka utararangira. Ndashima Imana mu by'ukuri. Abantu benshi baransengeye, bampaye gahunda nyinshi, n'abandi bankoreye gahunda nyinshi, cyane cyane bene data tubana umunsi ku munsi, abanaziri. Ejo bundi nagiye kubasohokana ndabasezera, bamwe bararira, ababaza se kumurezwa nuko uko ngiye kandi mwe mwabisenge mugende. Hari ibyishimo yuko ngiye nsanze umuryango, ariko none hakaraka kababaro yuko mbasize. Ariko nyine simbasize nk'imfubyi, mbasigiye abandi bantu b'abagabo bazabana nabo kandi umunsi ku munsi. So rero ndashima Imana, kandi mbabwira ikintu gikomeye. Muri imyaka 5 yose famille yanjye ntiyabonye uburyo bwo kuza kundamutsa. Ubu mwana wanjye maze imyaka ayeneje imyaka 4, uretse kuri video gusa tuba tuvuganira. Simuzi ko urumva ukuntu bindemereye, kumva ntari gomba kungenda. Gomba kugenda kabisa. Ngomba kugenda, kandi naramubaje mu Cyongereza ashaka nshakuyereka yavuze gike yatoze. Ndamubaza arambwira ngo nzokuzanira ururabo ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu biraryoshe, flower. So ndashima rero mu by'ukuri ko
umunsi w'Imana ari uyu